Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese mwumva ijambo ry'Imana kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Njye basuhuza ni inshuti yanyu muri Kristo Yesu. Nitwa Nkundamahoro Salomo. Mbahaye ikaze mu nyigisho yacu twatangiye ivuga ku marembo 7 Abisirayeli bigaruriye ubwo bageraga i Kanani. Bibutse ko bigaruriye amarembo menshi, uretse ko kenshi mu nyigisho tuvuga amarembo 7 y'ingenzi, naho ubundi iyo usomye usanga ari amarembo menshi. Gusa twe twahisemo kuvuga 7. Nawe nusoma cyangwa nawe nugerageza gushaka uzabona barigaruriye amarembo arenga 7 cyangwa arenga yo tuvuze. Hanyuma mu nyigisho ibanza twavuze icyo amarembo ari cyo. Twavuze ko ari imbaraga, tuvuga ubushobozi, tuvuga ubutware, tuvuga gushobora. Amarembo iyo bayavugaga n'icyo yabagasobanuye, bagombaga kuyigarurira bakayagira yabo, kuko yuko Imana yababwiraga ko igihugu bagomba kuzagihindura, kuzakigarurira kikajya mu maboko yacu. Ubaye utarumvishe iyo nyigisho wasubira inyuma kuri uyu muyoboro n'ubundi w'ivugabutumwa, hanyuma warangiza ukayumva tukabona gukomezanya. Hanyuma mu nyigisho ibanza twavuze amarembo 3. Twavuze Yeriko, tuvuga Ayi, tuvuga na Gibiyoni. Mu yandi magambo muri iyi nyigisho tugiye kuvuga andi marembo 4 bigaruriye, cyangwa andi marembo 4 yasigaye. Mbahaye ikaze. Irindi rembo twabonye irya 4 ryitwa Heburoni. Hanyuma nusoma mu gitabo cya Yosuwa uzasanga kuko iri rembo bararyigaruriye. Irembo rya Heburoni risobanura irembo ry'ihinduka ry'umutima, cyangwa irembo ryo guhinduka k'umuntu wacu w'imbere. Mwibuke icyo twavuze, intambara zose bakoraga zose nta kindi zashushanyaga, cyangwa se zose nta kindi zagaragazaga, uretse ko zavugaga icyo bizaba bishushanya mu gihe cyacu mu isezerano rishya. Ubu ngubu natwe tuba turimo kurwana kugira ngo umuntu wacu w'imbere arusheho gusa na Kristo. Heburoni bivuze umuryango cyangwa ubusabane. Guhinduka k'umuntu wacu w'imbere nta handi bica usibye mu busabane bwacu n'Imana. Isomo twakuramo kugira ubusabane bukomeye n'Imana no guhinduka by'ukuri. Bavandimwe, ugira umwanya uhagije wo kwihererana n'Imana no kubana nayo, kandi usoma ijambo ryayo, uyiririmbira se, n'ibindi bikorwa byose birushaho kugukuza, birushaho kukuzahura, birushaho kukongeramo imbaraga mu buzima bwawe bwo mu mwuka. Hanyuma ubwo ngubwo reka turebe irindi rembo rya 5 ryitwa Yerusalemu. Irembo ry'iyobokamana n'ubuyobozi. Iyo tuvuze Yerusalemu, ubwo ngubwo byashushanyaga cyabigaragaza irembo ry'iyobokamana n'ubuyobozi. Yerusalemu yaje kuba icyicaro cy'ubwami n'urusengero. Mu yandi magambo, ahari hari iryo rembo bagomba kwigarurira, niho Imana yari yatanze isezerano ko hazaba icyicaro cy'ubwami, hazaba umurwa mukuru, hakaba n'urusengero. Isomo twakuramo, Imana iduhamagarira kuyobora, bamwe yabahaye impano z'ubuyobozi, hanyuma ikaduhamagarira gusenga, nanone kandi ikaduhamagarira kuyubaha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma niturushaho kuyubaha, niturushaho kuyisenga, nta kabuza bizagerwaho rwose, kandi bizarangira umubano wacu n'Imana wubakitse. Hanyuma reka turebe irindi rembo rya 6. Irembo rya 6 ryitwa Gaza, cyangwa se Igaza. Hanyuma ibi byashushanyaga irembo ry'imyidagaduro n'ibishuko. Mu yandi magambo, Gaza yari izwiho ubusambanyi n'ubusambane. Reba igice cya Samusoni, muribuka hamwe Samusoni ibishuko yahuye nabyo. Nshuti bavandimwe dusangiye
ubutumwa bwiza. Muri uru rugendo duhura n'ibishuko byinshi kandi bishaka kudukura ku Mana. Mbibutse ko gushukwa ubwabyo ntago ari icyaha, ahubwo icyaha ni ugushyira mu bikorwa icyo washutse. Ngira ngo muribuka mu gitabo cy'ubuzima bufite intego baranditse baravuga ngo ntago wabuza inyoni kuguruka hejuru y'umutwe wawe, ariko ngo ushobora kuyibuza kuharika icyari. Mu yandi magambo, ntago wabuza Satani kongorera amajwi y'ibinyoma muri wowe, ariko wamuhakanira ukoresheje ijambo ry'Imana ukamutsindisha kudashyira mu bikorwa ibyo arimo gushuka. Ibishuko ni byinshi, nta nubwo tuzigera tugeraho tudashukwa. Twese turashukwa, ikigero cy'umwuga cyose waba uriho urashukwa, ariko twirinde, duhagarare ikigabo, ntidushyire mu bikorwa icyo umwanzi adushukisha. Niho tuzahera ko twigarurira iryo rembo tukarifata mu maboko yacu. Tuzahora dushukwa, ariko duhagarare ikigabo tudatsinzwe n'ibishuko. Aho isomo twakuramo: kuganza ibishuko byo mu mubiri, kwitandukanya n'ibidutandukanya n'Imana. Mu gihe mbonye ikitandukanya n'Imana nkagitera umugongo, nkagihungira kure, mwike Pawulo icyo yabwiye Timoteyo ngahungire kure irari rya gisore. Hanyuma irembo rya karindwi, ari naryo nabwiye turi buze gusubikiraho cyangwa se duhagarariraho, ntago ari uko arangiye, ahubwo nuko ariyo twahisemo cyane kandi ari nayo akunze gukoreshwa mu nyigisho z'aya marembo. Nusoma uzasanga ari amarembo menshi bigaruriye. Irembo rya karindwi ryitwa Beteli. Beteli ni irembo ry'ibihishwe n'amasezerano y'Imana. Bavandimwe, icyo bitwigisha ahangaha ni uko natwe twahamagariwe kwigarurira iri rembo. Beteli, irembo ry'ibihishwe n'amasezerano y'Imana. Ibyo bihishwe bibonwa na bande? Muri Zaburi batanga igisubizo ngo ibihishwe by'Uwiteka byagenewe abamwubaha, byagenewe abamwegera. Ayo masezerano n'ibyo bihishwe n'amabanga n'ubwiru by'Imana nta wundi ubihishurirwa, nta wundi ubimenya. Biva mu gusenga, biva mu kwihererana n'Imana. Beteli, irembo ry'ibihishwe n'amasezerano y'Imana. Beteli bivuga inzu y'Imana, aho Yakobo yahuriye n'Imana. Hanyuma buri uko tugize umwete wo kwihererana n'Imana mu nzu yayo, mbibutse ko ushobora kwibaza ngo ese ni ngombwa ko umuntu ahora muri iyo nzu y'Imana cyangwa mu rusengero? Oya, mwibuke ko natwe turi insengero z'Umwuka Wera. Bisaba guhora nihereranye n'Imana, nganira nayo mu mutima wanjye, ndushaho kugenda nubaka ubucuti nayo, nayo ikagenda irushaho kunyagura no kunyongorera iby'amabanga yayo n'imigambi yayo. Mbibutse ko aho uhisemo ko ubusabane bwawe n'Imana bugarukira, niho bugarukira. Iyo uhisemo ko buba buto, buba buto. Iyo uhisemo ko buba bunini, nabwo buba bunini. Iyo uhisemo ko bwisumburaho cyane, nabwo buba burisumbura. Ndagira ngo nkubwire, wongere ibihe byo kwiherana n'Imana no kubana nayo. Beteli, irembo ry'ibihishwe n'amasezerano y'Imana. Isomo twakuramo: kwaguka mu guhabwa ibihishwe by'Imana no kugendera mu masezerano yayo. Nta kintu kiryoha nko kugenda uzi neza imigambi y'Imana kuri wowe, uzi neza icyo yakuremeye, uzi neza icyo ishaka ko ukora. Numara kumenya ibi, bizaba ari ubutsinzi bukomeye, kumenya icyo Imana yagushyiriye ku isi ni iki mbereyeho. Intsinzwi ya mbere cyangwa igihombo kibaho mu buzima ni ukubaho utazi icyo ubereyeho, utazi impamvu uri mu isi. Ariko ubutsinzi bukomeye nanone mu buzima ni uguhishurirwa intego y'Imana ku buzima bwawe. Bavandimwe, tugire igihe cyo kubaka ubucuti, ubusabane bwacu n'Imana, kugira ngo turusheho kumenya ibihishwe. Iryo rembo naryo turyigarurire. Mbibutse ko ibi byose bakoraga mu buryo bw'umubiri, natwe dukwiye kubikora mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu turi kwiga iyi nyigisho. Hanyuma mu yandi magambo, icyo twebwe twareba nk'umwanzuro, reka turebere hamwe umwanzuro, turebe amarembo yose twavuze muri nyigisho. Hari Yeriko twabonye ko ivuga gutsinda ubwoba no kwizera. Hanyuma twabonye Ayi bivuze kwihana icyaha. Twabonye uko Akani yabigenje bigatuma batsindwa. Hari urugamba dutsindwa mu mwuka bitewe n'ukuntu twagomeye Imana, bitewe n'ukuntu tutumviye amabwiriza yaduhaye. Hanyuma turongera tubona Yerusalemu twavuze ko ari ubuyobozi n'ubusabane bwo gusenga. Turongera tubona Gaza twabonye ko ari ugutsinda ibishuko nk'uko byagendekeye
Samusoni akagwa mu bishuko no gutandukana n'Imana. Hanyuma twarongeye tubona iyitwa Beteli, ari nayo dusorejeho, kwinjira mu by'ibanga no mu isezerano. Hanyuma ahangaha ho tuvuze ko kwinjira mu by'ibanga n'amasezerano y'Imana natwe ubwacu bidusaba kubaka ubusabane, bidusaba kubaka ubusabane bwacu n'Imana. Hanyuma irindi ntarimvuze ni ryitwa Gibeyoni. Gibeyoni twabonye ko ari ukwirinda uburiganya no kwirinda kugendera mu kubeshya, tugaharanira kuba inyangamugayo nk'abakristo cyangwa se abantu b'Imana. Hanyuma niyo mpamvu bavandimwe, muri iyi nyigisho ngira ngo twese twumve yuko turi abasirikare ba Yesu kandi twogejwe mu maraso menshi. Inkuru nziza ni uko Yesu Kristo ari we muyobozi, ari we mugaba w'urugamba, nta gutinya na gutoya dufite. Hanyuma twere kwifata nkaho ntacyo bitubwiye. Uru rugamba nubwo ari urw'Imana, kurwana ni ukwacu ariko kunesha ni ukwayo. Mu yandi magambo, twe turagendera ku mabwiriza n'ijambo yatubwiye kugenderaho. Muneshe kamere, ntimwikwemera ko ibayobora, mwikwemera ko umuntu wanyu wa kera aba ari uganza muri mwe, mwikwemera ko ikibi kiganza muri mwe. Murimbure, musenye, mwiyambure umuntu wa kera, mwiboneze. Ibyo byose Imana itubwira nitwe dukwiye kubikora, ariko Mwuka Wera akorana natwe kandi nuduha imbaraga zo kubishobora. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye ngo twumve icyo uvugana natwe. Wagize neza ku magambo menshi watuganirije n'ubwiru bw'ijambo ryawe waduhishuriye. Warakoze kubana natwe muri iyi nyigisho no kutuyobora no kutwigisha byinshi birenze ibyo njyewe nakwigisha. Niyo mpamvu ngusabye kubw'aba bantu bose bumvishe inyigisho, ubaha umugisha, ubakomeze, ubibasobanurire kurutaho, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zirusheho kugwirira muri bo. Ushyirwe hejuru iteka. Ndaguhimbaje kandi ndagushimye kubwo kudukorera ibirenze ibyo dutekereza. Urakoze. Komeza ubidusobanurire ko twigarurira aya marembo, uko tunesha abanzi bacu mu mwuka, ko turwana na kamere yacu, uko dusiribanga tugakuraho ibyo bihome byose biri mu ntekerezo kugira ngo turusheho kukumenya. Urakoze. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen.